Ikanzu ni umwambaro uzwi n'abantu bose, kandi uyu mwambaro ushobora kugurwa n'uwo ari we wese. Ariko ikanzu uyu munsi tugiye kuvugaho yo iratandukanye, ntabwo ishobora kwambarwa n'uwo ari we wese cyangwa ngo igurwe n'uwo ari we wese. Iyi ni ikanzu yahenze kurusha izindi zose mu mateka yose y'isi. Igiciro cy'iyi kanzu kiragoranye kukibara kuko kitabarwa mu madolari, zahabu cyangwa agaciro kose k'ifaranga ribaho ku isi, ahubwo kibarwa mu gaciro k'amaraso. Muri make kibarwa mu gaciro k'ubuzima. Bisa n'ubusazi kubwira umuntu yuko ikanzu iguranwa ubuzima, ugatanga ubuzima maze umuryango wawe ugasigarana ikanzu. Aho bigoraniye kubyumva, ubu ntabwo ari ubuzima bw'ubonetse uwo ari we wese, ahubwo iyi kanzu impamvu yagize igiciro kirengeje izindi zose ni uko hasabwe gutanga ubuzima bw'Imana y'ubwayo. Kugeza aha ushobora kumva iyi nkuru nk'inkuru mpimbano. Iyi si inkuru mpimbano, ahubwo ni amateka y'ibyabaye. Iyi nkuru itangirana n'igitabo cy'Itangiriro, aho Imana igira iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Aho ni muri Bibiliya. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Imana y'ubwayo yagize igitekerezo cyo kurema umuntu ndetse igishyira mu bikorwa. Ntiyamuremye gusa ngo imureke yambaye ubusa, kuko yanamuremeye n'imyambaro yagombaga kwambara. Adamu ubwe yari yambaye ikanzu irabagirana kandi ishashagirana. Iyo kanzu yari yaturutse mu biganza by'Uwiteka. Mbere y'uko dukomeza, reka tubanze twivugire ku ikanzu cyangwa umwenda. Umwenda ubundi muri rusange ni ikintu kigaragaza umuntu uwo ari we, icyo akora, uko ameze ndetse n'imico ye. Biroroshye gutandukanya umusirikare wambaye impuzankano n'umuseriveri, kandi biroroshye gutandukanya umukozi wa banki n'umushefu uteka mu gikoni. Nta handi tubatandukanyiriza atari ku myambaro yabo. Imyambaro umuntu yambaye igena ibyo akora n'ibyo adakwiye gukora. Biragoye kubona umuntu warimbye yanigirijemo kositime ndetse na karuvati yikoreye umufuka w'ibijumba. Muri make y'imyambaro twambara inyuma igera ku mitekerereze maze ikagena n'imyitwarire umuntu yambaye agomba kuba afite. Muribuka ko tugitangira nababwiye yuko Imana iri mu muntu yamwambitse ikanzu. Muri make nubwo umuntu yari yambaye ikanzu, ariko iyi kanzu yagaragazaga imico, imibereho ndetse n'imyitwarire y'abana b'Imana. Nyuma y'uko Satani atsindirwa mu ijuru, yiyemeje kurwanya icyo ari cyo cyose kigaragaza imico y'Imana. Umuntu ntiyari amuteye ikibazo, ahubwo ikanzu yari yambaye igaragaza imico y'Imana niyo yari imuteye yonyine ikibazo. Nyuma y'uko atsinzwe urugamba rwa mbere maze akirukanwa mu ijuru we na 1/3 cy'abamarayika be, uru rwari urundi rugamba yagombaga kurwana ndetse atajenjetse. Muri iyi kanzu yagaragazaga imico ndetse no gukiranuka kw'Imana umuntu yari yambaye, yahabonagamo miruwari izatuma ayandi masi ndetse n'ibindi biremwa byose bimenya neza imico no gukiranuka kw'Imana yari amaze iminsi aharabika. Yahinze umushyitsi ndetse agira ubwoba, kuko yabonaga yuko uru rugamba rwa kabiri narutsindwa, ibyo biraba bisa naho birangiye. Yamenye neza adashidikanya yuko mu gihe gitoya uku gukiranuka umwana w'umuntu yari yambaye kwari gutuma abamarayika ndetse n'abandi bo ku yandi masi batahura uburyarya ndetse n'uburiganya bwa Satani, maze bigashyirwa ku mugaragaro. Iki gitero yagombaga kugaba ku muntu kugira ngo amwambure ikanzu, yakiganye ubushishozi butigeze bubaho. Muri 1/3 cy'abamarayika bamanukanye ku isi, nta n'umwe yigeze yizera yuko ari we yatuma. Ibi we yabibonaga nko gupfa no gukira, kwigarura umuntu akamufasha guharabika Imana cyangwa agatahurwa. Yasobanukiwe neza ko gutuma agomera Imana ndetse n'amategeko yayo, ibyo byonyine bizamwambura ikanzu yari yambaye. Nuko Satani ubwe yambariye urugamba azamuka muri Edeni ari mu ishusho y'inzoka. Nuko ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byose muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya.
Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini, biremera ibicocero. Itangira igice cya 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Satani ubwe yari avanye muri Edeni insinzi. Ubwo babonaga yuko bambaye ubusa, umwambaro bari bambaye, Satani yari yamaze kuwushimuta. Urugamba hagati y'Imana na Satani rwari rusubiye urudubi. Umuntu yanze kumvira Imana yamuremye, maze yiyemeza gufatanya na Satani guharabika Imana. Adamu na Eva mu gihe kitarambiranye bamenye yuko umwambaro bari bambaye bamaze kuwunyagwa. Bagerageje kwiremera imyambaro mu bibabi by'imitini, ariko babonye yuko ibyo bibabi bitahishaga ubwambure bwabo. Niko kujya kwihisha igihe bumvaga imirindi y'Uwiteka. Ibyo tubisoma mu Itangira igice cya 3 umurongo wa 10. Havuga ngo, arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa, ndihishe. Nubwo Adamu na Eva bari biremeye ibicocero mu bibabi by'imitini, ariko bari bacyambaye ubusa. Ntabwo ibibabi by'imitini byigeze bihisha ubwambure bwabo. Icyasabwaga ni kimwe kugira ngo hahishwe ubwambure bwabo, ni ya kanzu yonyine. Kandi iyi kanzu yagombaga kuboneka ari uko hamenetse amaraso. Iyi kanzu yagaragazaga imico ya Kristo ndetse no gukiranuka kwe, yagombaga gukurwa mu biganza bya Satani na Kristo wenyine. Maze uyu muntu wari wamaze kuba ingaruzwa muheto ya Satani, kubw'urukundo n'imbabazi bya Yesu, akayimwambika. Mu gukura iyi kanzu mu biganza bya Satani, hari ikiguzi byasabaga Yesu, cyari icyo kumena amaraso. Ushobora kwibaza uti, kuki byasabaga Yesu wenyine yuko ari bumena amaraso aho kuba ari umuntu we ubwe wakoze icyaha yuko ari we wakwimenera amaraso? Reka tubivugeho. Iyi kanzu nk'uko twabibonye, ni imico ndetse no gutungana kwa Kristo umuntu yari yambaye. Igihe yagomeraga Imana, yatse iyo mico ndetse no gutungana kwa Kristo, maze asigara yambaye kamere y'icyaha, ariyo mico ya Satani. Byasabaga Yesu Kristo yuko ibabarira umuntu, maze ikamukuraho iyo mico ya Satani, maze ikongera ikamusubiza ya mico yahoranye, ariyo y'Imana. Imbabazi zari guhabwa uyu muntu ntizagombaga kuboneka hatabanje kubaho guhanwa. Impamvu hagombaga kubaho guhanwa byanze bikunze, nuko hari itegeko ry'Imana ryari ryishwe. Imana y'ubwayo yari yatanze itegeko yuko nta muntu uzarya ku giti yari yababujije kuryaho. Igihano yari yatanze cyari igihano cyumvikana yuko uzakiryaho wese no gupfa azapfa. Igihano cyari kimwe, kwari ugupfa. Ntabwo byari gushoboka yuko haboneka kubabarirwa hatabayeho urupfu, kuko igihano cyanganaga n'urupfu. Ibintu hano byari bibiri: gupfa buheriheri k'umwana w'umuntu, cyangwa kubona undi muntu bitangira maze ikiremwa muntu kikabaho. Yesu ubwe yemeye kwigira ikiremwa muntu kugira ngo abashe gucungura umuntu. Muri Yohana 3:16 haragira hati, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uku kurimburwa twari tuzanwe no kwica amategeko y'Imana, kwakuweho no kwitanga kwa Yesu Kristo. Mu magambo make, Yesu Kristo yemeye kubarwaho icyaha twari twakoze, maze aragihanirwa. Igihe yavugaga birarangiye ku musaraba, yari amaze kugarura ya kanzu nziza umuntu yahoranye. None baratugira inama ati, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 17. Nshuti yanjye, umwambaro wera ni ugukiranuka kwa Kristo ndetse n'imico y'itagira amakemwa. Iyo ngiyo niyo abamwakiriye nk'umukiza wabo bwite bahabwa kubwo kwizera. Nshuti muvandimwe, nta mwambaro usanzwe w'umuturage wo muri iyi si ushobora kwambarwa n'abazicarana na Kristo n'abamarayika be mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Umwambaro Kristo yatanze we ubwe niwe wonyine ushobora kudushoboza kuba abantu bashobora guhagarara imbere y'Imana. Uwo mwambaro ariyo kanzu yo gukiranuka kwe, Kristo azawambika umuntu wese wihana ibyaha kandi akizera Imana. Bitekerezeho nawe. Buri munsi dukwiye kwambara iyi kanzu yo gukiranuka kwa Yesu Kristo. Mbese imico ya Yesu Kristo ikurangwaho kangahe? Ndakwifuriza guharana uyu mwenda wera, kuko twawuherewe ubuntu. Ni mu izina rya Yesu.